Munyemerere muzamura amaboko yanyu turamukanye. Muraho neza. Amakuru yanyu kanizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza, umunsi wanjye wabaye mwiza. Muri isaha y'agaciro rero ngiye uhagaze imbere yanyu abatanzi, nitwa Jean de Dieu Ntezikimpa. Ningiye gutegura ibi biganiro ndetse nkafata umwanya munini wo kubagezaho. Nkaba narinje rero kugira ngo noneho nganire na ba mama. Uyu munsi n'umugoroba wa ba mama b'abana bacu, ba mama bacu, ba mabukwe, kandi abagore bacu. Mu gihe gishize naganiriye n'abakuru b'imiryango, ba chef de famille, ba papa b'abana bacu, abagabo bacu, ba data bukwe. Twaganiriye ibintu byinshi. Nziko kandi ku muntu wabyumvise abishaka, ushaka kubaka umuryango urimo ubumwe, urimo amahoro, urimo n'ibyishimo. Nzi neza yuko hari ikintu byamaze mu buzima bwe, kuko twaganiriye ibintu bigiye bitandukanye. Ariko icyo duhuriraho nyine nk'abakuru b'imiryango birahari, nayo mpamvu navuga ngo ibitekerezo twahanye cyangwa se ibyo twavuze ku muntu wese ubishaka bifite ikintu byahinduye mu buzima bwe. Rero hirya no hino ku isi, abari muri Australia, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari hano mu karere k'ibiyaga bigari, abari hano iwacu mu Rwanda, nishimiye ko Imana yemeye ko duhurira hamwe. Ari abo duhuriye kuri screen, ari abo duhuriye ahangaha. Twese nzi neza yuko ibyo tuganira bidufitiye umumaro, kandi dufite inshingano zikomeye zo kubaka imiryango myiza, kugira ngo aho umuntu aba hahandi hitwa iwabo habashe kumubera heza, cyangwa se habashe kumubera ahantu hiriba ry'umunezero, ahantu voma umunezero. Mu gihe gishize rero ubwo naganiraga n'abagabo, nababwiye byinshi mu byo abagore banganirije mu gihe twahuraga tukaganira ku mpamvu zigiye zitandukanye z'imibereho yo mu rugo cyangwa se mu ngo, aho ibyo babonaga bitagenda neza, bashakaga inama z'uburyo bashobora kuba bakitwara n'icyo bakora kugira ngo imiryango yabo ikomeze kubamo bumwe, ikomeze kubamo ibyishimo, hahandi babyarira kandi bakanerera nk'abahuza b'imiryango. Ibyo rero nabiganiriye n'abagabo, hari icyo bakuyemo, ariko nabo bampa ubutumwa ngo nzababwirire abagore babo, ba mama bacu, ba mabukwe, ababyeyi b'abana bacu cyangwa se ba mama b'abana bacu. Rero muri uyu mugoroba w'ababyeyi cyangwa se mu mugoroba wa ba mama, nagira ngo tugire ibyo tuganira. Noneho mbagezeho ubutumwa bw'abagabo, ntabwo ari byose, ni bikeya nyine, kubera yuko abantu bagira ibyo bagenda bahuriraho, kandi nyine biva ku muntu bijya ku wundi. Kwiga ni uguhozaho, buri muntu wese abagenda yigira ku wundi, cyane ko muri ubuzima ntabwo nzi niba hari uwahagarara ngo avuge ngo ni umuhanga wo kubaho. Ubuzima buradutungura. Gusa icyo nemera kandi nzi neza nuko buri muntu wese muri ubu buzima afite misiyo yamuzanye, afite akazi yaje gukoramo. Ntabwo gahuye, gusa ushobora gusanga ukora akazi kameze nk'akundi, ariko igihe kazanarangirira naho ugomba kugakorera, naho mugomba kugakorana, ni musaruro uzavamo ugasanga biratandukanye. Gusa icyo tuzi nuko nta gihe kiruta nonaha, nta gihe kiza kiruta nonaha. Igihe cyo gukora ni nonaha, igihe cyo kuzana impinduka ni nonaha, kubera yuko iherezo ry'urugendo ntabwo tuzi ngo ni ryari, ntabwo tuzi ngo ni hehe, kuko buri muntu wese agenda ukwe. Nubwo hari igihe kijya kibaho abantu bakisanga urugendo rwabo barurangirije ahantu hamwe ndetse mu buryo bumwe, ariko burya buri muntu wese agenda ukwe. Rero abagabo n'abagore ibyo bahuriyeho, kimwe mu byo bahuriyeho ni ukurema umuryango, bakabyara, bagasiga imbuto cyangwa se bagategura abantu bazabasimbura muri ubu buzima. Ariko gaciro ko kubyara, kandi ibyo ngibyo nta muhanga wabyo, Umuremyi waduhaye ubuzima, wize uwo mushinga niwe ubiduha. Rero
hari ibyo abagabo bambwiye ngiye kubinyuramo, ndaza kubinyuramo nihuse kugira ngo ntabarambira. Noneho ibyo byo baravuga ngo namwe bagore muramutse mubikosoye bakubaka imiryango myiza ndetse bakanezezwa no kuyibamo, kubera ko igitekerezo cy'umuntu wese, nta muntu ujya kubaka yumva ashaka kuzasenya, nta muntu wubaka ashaka kuzasenya. Rero abagabo baragira bati bamwe mu bagore bishingikiriza ku ijambo rivuga ko kwifuza kwabo kuzaherera ku bagabo, bityo bakaka abagabo n'ibyo badashobora kubona, kandi bose bafite amaboko abiri yo gukorera inda zabo ntibashake gukora ngo byibura banabyihe. Abagabo baravuga bati, icyo bagihurijeho ari benshi, baravuga bati abagore bamwe mu bagore, ntabwo ari bose, bishingikiriza ku ijambo rivuga ngo kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo, noneho bityo bakaka abagabo ibyo badashobora no kubona, kandi bose bafite amaboko abiri yo gukorera inda zabo, noneho ntibanafate iya mbere ngo bajye gukoresha amaboko yabo bihe byibura n'ibyo bakeneye. Noneho rero baravuga ngo abagore hari amahirwe babuza abagabo, bababuza kugura, babuza kugira ibyo bagurisha, bakanga no kubasinyira ahantu hatandukanye, kandi bagashaka ibivuye mu byo banze kugiramo uruhare. Baravuga bati ngo n'abagabo, abagore hari amahirwe batubuza. Hari igihe ubona nk'isoko, reka nkoresha urwo rugero rw'isoko, cyangwa se ukabona nk'ikibanza, cyangwa se ukabona nk'ikindi kintu wakuramo inyungu kugira ngo ubone icyo uzana mu muryango giteza imbere umuryango. Noneho umugore wamubwira uti reka ngurishe iki ngiki mbone uko ngura iki ngiki, umugore akanga kugusinyira cyangwa se akanga kukirekura, noneho ukabura amahirwe. Noneho washaka nko gufata wenda urugero nk'ideni, ni urugero ntanze, akanga kugusinyira, noneho bigatuma hari amahirwe ugenda ubura mu buzima. Hari uwatanze urugero aravuga ati nigize gushaka kugura ikibanza barimo kunsha miliyoni 2, ndamubwira nti nsinyira ahangaha mfata akadeni kira kibanza nkigure miliyoni 2, umugore aranga. Nyuma y'icyumweru kimwe ngiye kukireba nsanga hari undi muntu icyo kibanza ukishyuye miliyoni 18. Ati ibyo narabirwaye mara amezi 3 mbirwaye miliyoni 18, ubwo yampombeje miliyoni 16 mu cyumweru kimwe. Urwo ni urugero rero, ni urugero rumwe, kandi ubwo namwe murabyumva abo byagiye bibaho. Abagabo bakomeza bavuga rero ngo abagore baca imiryango yacu mu ngo zacu, tukabaho nk'abatagira aho dukomoka, nyamara iwabo bakaza ndetse tugakora icyashoboka cyose kugira ngo bataducishamo ijisho. Abagabo baragira bati iyo aba bagore bageze mu ngo zacu, bageze mu miryango yacu, banga imiryango yacu ndetse bakayica iwacu, hakaba nta muntu w'iwacu ushobora kuhagera, ariko abiwabo bo bakaza bakaba iwacu ndetse tugakora igishoboka cyose kugira ngo bataducishamo ijisho, bakaba banavuga ko tubangira imiryango. Icyo nacyo abagabo bagihuriyeho ari benshi. Noneho rero ngo iyo wabyaye umwana banga kumurera, iyo twabyaye abana banga kuturerera, kandi bari bazi ko uwo mwana ahari. Ubwo hari abagabo bavuze bati umugore uramubwira uti mfite umwana ahangaha, wenda ukajya no kumushaka cyangwa se kumuzana mu buzima bwawe waranabimubwiye, ariko yagera mu rugo uwo mwana agahita mwanga, agahita nanamwirukana, bityo ugasanga uburere bw'abana bacu aho kugira ngo badufashe kugira ngo tubarere tubateze imbere bazagire icyo bageraho mu buzima bwacu, mu buzima bwabo nk'amaraso yacu, noneho bakabirukana. Ibyo bigatuma natwe ubuzima bwacu butubihira rwose, rimwe na rimwe n'urukundo wari ufite cyangwa se n'ibyo wari ugambiriye kumukorera ugatangira kugenda winuba, ukabaho ubuzima bwambuza uko ngira. Ibi rero abagabo benshi babihurijeho, kandi nzi ko namwe abagore hari ukuntu wenda ibi bintu mushobora kuba mubyumva, niba bitakuriho wenda uzi uwo biriho, namwe nzi ko mujya muganira. Rero naje ahangaha mu
mu mugoroba wa ba mama kugira ngo noneho tuganire. Nagira ngo tuganire, wenda duhere kuri ibingibi bikeya, ni bikeya byo muri iki kiganiro, byo muri iyi minota dufite, abagabo bavuga nkuko nabo hari ibyo mwebwe muvuga, nabo nababwe hari icyo babivuzeho, ndetse mu byo babivuzeho ni nabyo nzanye nakuyemo bikeya. Nagira ngo rero noneho namwe mumbwire hakorwa iki kugira ngo tugire umuryango uhuje, utuje kandi wishimye. Reka kambyite insanganyamatsiko y'uyu mugoroba iravuga ngo hakorwa iki, hakorwa iki kugira ngo tugire umuryango uhuje, utuje kandi wishimye. Icyo ni ikibazo ngira ngo tuganireho muri iyi saha y'agaciro. Gusa wenda ntarakomeza cyangwa se mugitekereza ku bisubizo muri buze kumpa, kugira ngo nyine turebera hamwe icyo twakora ku mpande zombi, ku ruhande rw'abagabo no ku ruhande rw'abagore, uruhande rw'abakuru b'imiryango. Ubwo kuba umugabo no kuba umukuru w'imiryango harimo ibintu bibiri. Navuze ko wenda reka mbivugire ahangaha namwe mu bimenye, iyo mvuze umukuru w'umuryango icyo bishatse kuvuga. Umukuru w'umuryango ni wa mugabo wawe, ni papa w'abana bawe, mu rugo rwanyu mubana, ni umukuru w'umuryango. Ariko kandi hari undi mukuru w'umuryango mugari, ni ukuvuga ngo uhagarariye umuryango wa papa, wa muryango ukomokamo, umukuru wawo uwuyobora mu cyimbo cya papa, uwo niwe mukuru w'umuryango. Ubwo n'ubangu iyo mvuze abakuru b'imiryango mu mpande zose, aho ngaho tuzumviramo. Rero hari icyo abakuru b'imiryango ubundi bakeneye ku mugore cyangwa se kuri ba mama b'abana babo. Ubwo ibyo ni ubutumwa ndimo kubaha, ni ubutumwa bwanyu ndimo kubaha kugira ngo murebe aho ibintu bigenda bipfira, icyabuze kugira ngo mukosore, noneho abagabo banyu bishimire kubana namwe kandi babakorera byose batinuba. Baravuga bati rero nkatwe abagabo, ubwo nibyo bagiye nabo bahurizaho, baravuga ngo twebwe dukunda kuryama tugasinzira, cyangwa se mu ijambo rimwe abagabo bakunda amahoro. Abagabo bakunda ahantu bagera bagasinzira, abagabo bakunda kugera ahantu hatari intonganya, hatari urusaku, bagera bakumva amahoro. Icyo kintu abagabo baragikunda rwose, mukibahaye ingo zanyu zaba nziza. Kandi bakunda kwakirwa no kumva ingorane yagize. Umugabo mwakire kandi ugerageze umutege amatwi mu ngorane yagize. Ashobora kuba yahombye, ashobora kuba yarenganye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ashobora kuba yageze mu nzira bakamwambura ibyo yari afite. Hari ingorane nyinshi mu buzima. Ashobora kuba yatwaye imodoka akagonga, ashobora kugonga umuntu, ashobora kugonga imodoka ngenzi ya mugenzi we, ashobora kugwa hirya y'umuhanda. Hari ibintu byinshi, hari ingorane ashobora kuba yagize. Reka dufate rero nko kuba yaratwaye imodoka akagonga umuntu mugenzi we, cyangwa se agakora impanuka. Ntabwo wimubwira ngo wari warangaye, ubundi narakubwiye, ubwo wasanga oya, muha amahoro ni ingorane yagize, kuko ntabwo ibyo byamubayeho abishaka. Rero akeneye kwakirwa no kumvwa, ukumva ingorane yagize. Ikindi, abagabo bavuga ko bakunda kwemera amakosa. Emera amakosa umugabo yakoze mu nyungu z'umuryango, kuko ntawubaza umugabo aho yakuye umuhigo kandi batajyanye mu ishyamba. Emera amakosa umugabo yakoze. Yego, hari ibintu umugabo yakoze bikagaragara ko ari amakosa. Emera ayo makosa umugabo yakoze mu nyungu z'umuryango, kubera yuko nta muntu ubaza umugabo aho yakuye umuhigo cyangwa se aho yahigiye n'icyamubayeho muri uwo muhigo ajya guhiga batigeze bajyana mu ishyamba. Uramenye rero abagabo ntabwo bakunda kubazwa ngo kuki aya makosa wayakoze, kuki aya makosa wayakoze, ubundi nakubwiraga, kuki utabanje kubitekerezaho, naye nakubwiye ngo uzabikore ibutaha, ubundi twagubye kuba twabigiyeho inama. Oya, yagiye mu ishyamba guhiga, iryo shyamba yayihigiyemo niryo ryabereyemo ayo makosa. Ntawubaza umugabo rero ahantu yahigiye cyangwa se ahantu yakuye umuhigo kandi batigeze bajyana mu ishyamba. Ibyo bintu rero abagabo nabo, ibyo bintu abagabo barabikunda.
noneho hari ikindi abagabo bakunda kurererwa abana no kurinda imvune zabo, kutamwangiriza. Abagabo bakunda ko mubarerera abana, umubare w'abana yaba afite, yaba yabakubyayeho cyangwa se yababyaye ahandi. Kubyara, uwo uri umuhamagaro we wo kubyara. Uwamuremye ni nawe wamuhuje nawe kugira ngo mubyarane, ni nawe wanamuhuje n'uriya kugira ngo babyarane, kuko niba babyaranye nawe akabyarana n'uriya akabyarana n'abantu wenda batatu, ni urugero ntanze, isi irimo abagore benshi. Kubera iki muri abo benshi batatu aribo bavuyemo bakabyarana? Rero niba ibyo bintu byamubayeho, ashobora kuba nawe ari umuhamagaro we, nyine birimo umuhamagaro we, biri mu nzira ye ibyo ngibyo. Rero niba yabyaye, murerere. Abagabo bakunda kurererwa, ikindi bagakunda kurindirwa imvune zabo. Ntabwo bashaka ko ibintu bavunikiye byangizwa bareba. Abagabo ibyo bintu rwose kwangirizwa barabyanga kandi bagakunda kurererwa. Noneho hari ikindi abagabo bakunda, kuko bakunda icyubahiro, n'abanyacyubahiro. Muharire ubuyobozi, murinde induru, noneho kandi umwizere. Hari n'ibindi ushobora kuba wakora. Muharire ubuyobozi umenye ko ari ubwe. Nubwo hari ibyo waba ureba wowe ukabona ntibikwiye, ushobora kubona bidakwiye muri uyu mwanya, ariko ejo bikazaba bikwiriye bitewe n'uko nawe imitekerereze n'uburyo urimo kureba n'uburyo wumvamo ibintu byahindutse. Noneho ukaba uri kuri page imwe, cyangwa se ukaba uhagaze mu birenge bye, noneho mukagendana neza. Mbere rero yo kuzamura ijwi ryawe no guhakana ibintu, banza ufate umwanya nawe ubitekereze, kuko abagabo inshuro nyinshi bakora ibintu batekerejeho, ntabwo bakunda guhubuka. Niyo ahubutse kandi biba ari risike yafashe kugira ngo agire ikindi kintu yunguka, kuko abagabo bakunda gufata risike. Iyo umubwiye ati ahangaha hari imari, ahita ajyayo, kuko icyo ashaka ni inyungu, kandi izo nyungu iyo azizanye burya bareba umuryango, bashaka kubaka inzu nziza, kugura imodoka nziza, kubakira abana, kwishyurira abana amashuri meza, kugaburira nawe mugore ukaba umeze neza. Agaciro k'umugabo, ikinezeza umugabo ni achievement, cyangwa se ni ukuba hari ikintu yakoreye umuryango we. Ibyishimo by'umugabo ni ukuba yabonye amafaranga, ni ukuba yakemuye ibibazo kandi biremereye. Rero muharira ubuyobozi, umurinde induru, ubundi umuhe icyizere, umwizere, umuhe ibyo akunda, azaguha ibyo ushaka byose. Muri uko kumwizera, muri uko kumuharira ubuyobozi, umuhe n'ibyo akunda, ibyo uza akunda ubimuhe, nawe azaguha ibyo ushaka byose. Noneho rero irinde kandi kumugereranya n'abandi, kuko abagabo ntago bakunda kugereranywa. Irinde kumugereranya n'abandi, kuko ibyo bituma yumva nta kintu amaze, kandi imvune ze zidahabwa agaciro, kuko arya duke ugereranije n'ibyo aba yavunikiye, cyangwa se n'ibijyanye n'imvune ze. Umugabo ntabwo akunda kugereranywa n'abandi, ngo ujye kumubwira ngo kwa kanaka bodisi, noneho wubatse etaje, kwa kanaka wabonye ko noneho baguze imodoka ya kabiri, kwa kanaka uzi ko abana babo biganga, urimo uramwereka ko nta kintu amaze, kandi mu by'ukuri imbaraga ze aba yakoze ntako aba atagize, ubwonko bwe ntibwicara. Kuba rero hari ahantu ataragera, wimwereka yuko ari umunyantege nkeya. Uyu munsi ntarahagera, ariko ejo azagerayo. Noneho rero iyo urimo kumwereka, kumugereranya n'abandi, bituma abona ko nta kintu amaze, ndetse n'ibyo avunikira cyangwa se n'imvune ze ntabwo bihabwa agaciro. Ibyo agukorera ntabwo ubibona, ntunyurwa nabyo, kandi ubyitegereje neza, ibyo arya n'ibyo aba yavunikiye ntabwo rwose bihura. Hari n'byinshi rero ahangaha dushobora kuba twavugamo, Ikindi, umugabo aba akeneye ko umugore we abaho ubuzima bw'umwimerere, ativangavanga, kuko bimutera ipfunwe, ntanabivuge kubwo kwanga induru, akigira gushaka uwitwara nk'uko ashaka. Gusa ikiba gihuriyeho n'abagore cyane cyane, iyo umugabo abaye irresponsable, ntiyite no kube. Ahangaha umugabo ikintu akeneye ku mugore,
umugabo akunda umugore ubaho ubuzima bw'umwimerere, ativangavanga cyangwa se atihindagura, kubera yuko umugabo iyo abona umugore we ugenda yihindagura, uburyo bwo guhindagurika mwebwe murabyumva cyane, muranabizi bijyanye n'imiterere yanyu nuko mubona ibintu. Hariho n'igihe muba mushaka ngo kwemeza umugabo ngo abone ko hari ukuntu umeze. Ibyo bikunda kugaragara mu kutiyemera, mu kutiyakira ukuri. Ibyo ukora muri uko kwihindagura bikaba ari uburyo bwo ngo kugira ngo wemeze umugabo ngo ahora abona ko uri mwiza, nyamara ntabwo uramenya ikintu umugabo wawe akunda. Abagabo burya bakunda abagore b'umwimerere, bativangavanga, batihindagura, kuko hari igihe ibyo ngibyo uba ubyikora bikamutera ipfunwe ntanabikubwire, noneho ugasanga arimo kujya kwishakira ba bantu b'umwimerere bari naturere, bameze nk'uko we yumva ashaka, kuko wenda yaranabikubwiye ntiwona byumva, arakwihorera kugira ngo yibonere amahoro. Noneho ibyo utarimo kumva akaba afite ahandi hantu babimubwira. Gusa iki ngiki abagabo n'abagore bagihuriyeho cyane. Iyo abagabo babaye irresponsible, tubasha kuzuza inshingano, abagore baba bashaka abagabo buzuza inshingano, babasha kubuzuza, babasha kubatwikira, bakumva ko nyine bashyigikirwa, bakumva ko begamiye inkingi ikomeye, bakumva ko bafite umugabo, bakanezezwa no kuba muri urwo rugo, na bya bindi byose bakeneye bigakorwa igihe umugabo ari responsible. Ariko iyo abaye irresponsible, abagore nabo bajya kwirebera abandi bajyanye nuko barimo kumva ibintu. None ikibazo kiravuga ngo hakorwa iki bagore kugira ngo tugire umuryango uhuje, umuryango utuje kandi umuryango wishimye? Abagabo bahindura iki? Abagabo bakora iki kugira ngo byibura tubashe guhuza, twiyubakire umuryango uhuje kandi utuje wishimye? Hano ushobora kuba ufite ikibazo, noneho nabaha umwanya mukabaza, mugatanga n'inyunganizi, kubera yuko icyo dushaka ntabwo ari ukwiharira ijambo, nta nubwo ari kugonganisha imitwe kugira ngo tugaragare ko hari ukuntu uruhande rumwe ruri hejuru urundi ruhande ruri hasi. Oya, twebwe icyo dushaka, turashaka ibisubizo by'ibibazo umuryango ufite, kuko twisanze umuryango cyangwa se imiryango tuvukamo irimo ibibazo, ariko tugomba guhangana kugira ngo tubone ibisubizo, noneho imiryango yacu ibashe kubamo ibyishimo. Kandi ibi ngibi turabyiga, intego yo kubyiga, bishoboka ko ibisubizo tutabibona none, ariko turimo turategura urubyaro. Intego y'aya masomo, intego y'ibiganiro ni ukugira ngo dutegure urubyaro ruzakurikiraho. Abuzukuru bacu bazaba mu miryango imeze gute? Abuzukuruza bacu bazabaho mu miryango imeze gute? Ese urufatiro bazaheraho ruzaba ari uruhe? Ese mama, umukobwa wawe azishimira kubaka urugo rumeze nk'urwawe? Mama, umukobwa wawe azishimira kubaho ubuzima nk'ubwo ubayeho? Umukazana wawe azishimira kubana nawe? Ibi ni ibintu byo gutekerezaho, kuko ubu turi muri ba mabukwe, muri abagore, muri ababyeyi, impande uko ari eshatu, ibyo byiciro byose mubirimo. Utari nyirabukwe w'umuntu uyu munsi, ejo azaba ari nyirabukwe. Harimo na ba nyogokuru. Ese urufatiro abana bacu, abazaba abagore mu gihe kizaza, urufatiro bazazamuraho ibikuta ruzaba ari uruhe? Ruzaba rumeze gute? Hakorwa iki noneho rero? Ibi niba turimo kubitekereza nk'abantu barimo gutegura urubyaro ruzakurikiraho, bitari bya none wenda, kuko ibintu muri iyi minsi biravangavanze. Ni nayo mpamvu dufata umwanya tukaza ahangaha tukicara tukaganira. Ariko noneho twibaze ngo hahinduka iki? Abagabo bahindura iki kugira ngo abagore bagubwe neza mu ngo zabo? Abagore noneho mugiye guhindura iki, cyangwa se mu mboni z'amaso yanyu ni iki mubona cyakorwa kugira ngo tugire umuryango uhuje, utuje kandi wishimye? Umwanya ni uwanyu kugira ngo duhane ibitekerezo, noneho twinjirane mu ntego yo kubaka umuryango uhuje, utuje kandi wishimye.